Mwaramutse, mwiriwe abakunzi ba Strong Star Channel. Dukomeje intego yacu. Intego yo kwiga Igifaransa ku batangizi bifuza gutangira kukiga. Uyu munsi mbazaniye noneho ko wakora interuro y'Igifaransa, cyane cyane twibanda mu konjega inshinga cyangwa se gutondagura inshinga. Mu minsi yatambutse twarebye ibice by'amagambo y'Igifaransa ko ari 9, tubona ko ari mu byiciro bibiri: amagambo ahinduka n'adahinduka. Ahinduka ni mo variable, naho amagambo adahinduka ni mo invariable. Muri aya magambo yose twagiye tureba ibice bigize mo variable na mo invariable. Mu minsi iri imbere tuzayigarukaho, ariko uyu munsi munyemerere twige ko wakora interuro kugira namwe mutangiye mwitoze kuba mwatekereza uko mwavuga Igifaransa. Ni urugendo rumaze igihe gito rutangiye, ariko ndifuza ko iyi video muri comment nabona igisubizo kimbwira cyangwa se kivuga aho mugeze mwiga. Murakoze, reka dukomeze twige duhereye mu gukora interuro. Gukora interuro ni uguhuza bya bice 9, gufatamo ibice ushaka ukaba ibyo ukoramo interuro bitewe n'icyo ushaka kuvuga n'icyo ushaka kugeza ku bagukurikiye cyangwa ko ushaka kubwira. Ururimi ni uburyo umuntu yohereza amakuru ku bandi, ibyo twakwita channel of communication, cyangwa mu Gifaransa twabyita chaîne de communication. Ururimi naho tunyuriza ubutumwa bwacu kugira bugere ku bugenewe. Mu gukonjega cyangwa se mu gukora interuro, urugero interuro mu Gifaransa wenda nshaka kuvuga ngo ndya umuneke. Je mange la banane. Je mange la banane. Kugira ukora iyo nteruro ni ukuba wumva umuntu uri gukora igikorwa, igihe igikorwa kiri gukorerwa cyangwa se cyakorewe cyangwa kizakorerwa, ndetse n'igikorwa azakora. Nyiri gukora igikorwa igikorwa kizakorwa. Nyiri gukora igikorwa ndetse n'igikorwa kizakorwa, byose ni ukuba wumva impamvu yabyo. Uyu munsi katuvuge ko uhitamo gutondagura inshinga ushaka. Iyi video isa nk'ije kare kuko hari byinshi tutariga, ariko
ndabivuga mu ncamake kugira ujye ukomeza gukurikira ibiganiro ufite nosiyo ku byo ushaka gukurikira. Mu gifaransa dufite ibyiciro bitatu twita trois groupes de conjugaison. Muri ayo magurupe harimo inshinga bitewe n'uko zandikwa cyangwa se n'imisozo yazo, teriminezo zazo. Icyiciro cya mbere ni icyiciro kirimo inshinga zose zisozwa na er. Icya kabiri ni icyiciro kirimo inshinga zisozwa na er. Icya gatatu cyo ni inshinga zisozwa na re. Igice cya gatatu kirimo inshinga nyinshi zifite imisozi igiye itandukanye nka er, ari voir, hakaza dre n'izindi. Dore ngizi nazibashiriyeho mwazireba, ni izo imisozo yazo. Rero buri nshinga ikonjegwa bitewe na gurupe irimo. Uyu munsi reka dutangire ku cyiciro cya mbere, gurupe ya mbere ifite imisozo isozwa na er. Muribuka video twakoze zivuga ku nshinga, harimo izisozwa na er, harimo manger, danser, nager, gagner, nager, promener cyangwa se se promener. Nizo zisozwa na er. Rero zikonjegwa uburyo bwazo nibwo tugiye kugarukaho. Tugiye kugaruka ku buryo zikonjegwa ari muri présent, ari muri futur, ari no muri imparfait ndetse no muri passé simple. Hari igihe kiba mu gifaransa, mu cyongereza ndetse no mu kinyarwanda gisa nk'ikitagaragara neza, ariko mu kinyarwanda ho kirimo. Aho uvuga igikorwa cyabaga kera ariko inshuro nyinshi, aho ukoresha imparfait. Naho igikorwa cyabaye rimwe, aho uhita ukoresha passé simple. Nibyo. Kadutangire. Dore izo ni teriminezo dukoresha muri présent ku nshinga twavuze zo mu cyiciro cya mbere zisozwa na er. Izo ni teriminezo. Kananga urugero rwa verbe manger, kurya. Urundi rugero
natanga ni urwa verbe étudier, kwiga. Zikonjugwa gutya. Ndizera ko uri kureba uko terminal zagiye zihinduka, nuko izo ziri mu rindi bara n'izo ngizo. Rero ubwo gukonjega présent ni ibyo ukuraho wa musozo twavuze uranga izo nshinga zo mu cyiciro cya mbere, ukagenda wongeraho terminaison bitewe na pronom personnel ugezeho. Kuri je ukuraho ugashyiraho kuri ti ushyiraho es. Kuri ir cyangwa l ushyiraho kuri nu ukuraho wa musozi ukongeraho ons. Kuri vu ukuraho wa musozo ukongeraho iz. Naho kuri ir yo mu bwinshi na l ukuraho wa musozi ukongeraho aint. No ongeraho ent. Nizo terminaison ndizera kuri kuzireba aho kuri screen yawe. Uko ubyitoza ugenda ubimenya gake gake. Either ku munsi ushaka kuvuga ati ndakora interuro ebyiri, n'ejo nzakora izindi, n'ejo nzakora izindi, bitewe n'inshinga umaze gufata. Aho ni muri présent. Dukomeze kuri futur. Futur ho iroroshye cyane. Ukoresha izi terminaison, izi ziri ubona kuri screen yawe. Izi terminaison uzongeraho ufata inshinga yose, noneho nta terminaison z'inshinga utazikuyeho, ugashyiraho izi terminaison za futur. Byo biroroshye, nta kigoye kirimo. Urugero twakoresheje verbe manger, reka twongere tuyikoreshe. Niyo. Kabiri twakoresheje verbe étudier, nayo reka twongere tuyikoreshe. Ibyo murabibonye. Ubu ngubu turi kwicamo twihuta, ariko nabyo tuzagira umwanya tubiha, tubinyuremo gake gake twitonze kugira tubimenye neza. Ikindi gukonjega noneho muri imparfait. Imparfait naho hari itegeko ryaho. Ufata kuri iki gice cya nu, uko wakondize kuri nu, kuri ngenga ya mbere y'ubwinshi ariyo nu, urayifata ugakora terminal za présent, izi ngizi, noneho ugashyiraho noneho terminal za imparfait uhereye kuri pronom personnel ya mbere kugera ku ya nyuma, uko bikurikiranye ushyiraho izi terminaison. Nayo iroroshye. Ushyiraho izi terminaison, tubikore kuri verbe manger.
nk'urugero twifashishije nabyo biba bigaragara utya, ukuraho terminaison yo kuri no ugashyiraho za imparufe n'ibyo urabona mu mabara ku bara ritandukanye biragaragara. Ikindi na verbe étudier tuyitangeho urugero, ni ya terminaison ukuraho ukongeraho iza imparufe ushaka gushyiraho. Ikindi cyiciro ni passé simple. Na passé simple nayo ifite formule yayo yo kuyikonjiga, nabyo biroroshye. Uko bikonjigwa ufata noneho muribuka uko twakonjize fitire twabonye ko ufata inshinga yose nta kantu uhinduyeho ukongera uterminaison za fitire. Noneho passé simple nayo ufata inshinga ugakoraho terminaison z'inshinga bitewe n'icyiciro irimo ukongeraho za terminaison twakoresheje muri fitire. Numva itandukaniro aho riri, nuko tubikora. Ufata za nshinga ukabanza wamenya icyiciro irimo, noneho ukayikonjiga bitewe na n'icyiciro irimo, ukagenda wongeraho terminaison zayo ndetse n'ibihe ushaka kuyikonjigamo. Uburyo twakoresheje mu gutondagura hano ni uburyo bw'indango. Ndumva kubizi ikinyarwanda neza, ikirango mwarakize. Ikirango nicyo twita indicatif, kiba kiranga, kiba kimenyesha, no kuranga. Noneho tubonye gukonjiga inshinga ziri muri groupe ya mbere cyangwa groupe A arizo zisozwa na er, tukazikonjiga mu bihe bine mu buryo bumwe bw'ikirango, mu bihe bine by'inshinga: présent, futur, imparfait na passé simple. Ni ubwo buryo dukoresha kugira ngo tubone inshinga yacu itondaguye. Twatangiye tuvuga ko tugiye gukora interuro. Nyuma y'uko wakoze inshinga, uzi igikorwa kigiye gukorwa ndetse n'ugiye gukora igikorwa, aho ngaho uba witeguye gukora interuro yawe. Interuro yoroshye ariyo mu gifaransa twita phrase simple. Phrase simple, a simple sentence. Noneho kadukore
interuro. Urugero: je mange la viande, je mange une banane, je mange le gâteau, je mange fruits, je mange du riz, je mange de haricots. Izo ni interuro zigendeye ku nshinga twahereyeho twifashishije nk'umuderi, nk'urugero ariyo ya mange. Je mange la viande, tu manges le gâteau, il mange fruits, nous mangeons la banane, vous mangez du riz et il mange des haricots. Urabona ko ukora igikorwa, aho igikorwa gikorerwa cyangwa igihe gikorerwa ndetse n'igikorwa kiri gukorwa byose biba bigomba kuba biri mu nteruro. Mu Gifaransa ibyo bice ari byo: ukora igikorwa aba ari objet, uko igikorwa kiri gukorwa cyangwa aho igihe kiri gukorerwamo byose biba bigaragazwa na verbe, noneho igikorwa kiri gukorwa kikaba, muranyihanganira ndabicuritse, ukora igikorwa ni sujet, igihe cyangwa se uburyo igikorwa kiri gukorwa ni bigaragazwa na verbe, noneho igikorwa kirimo gukorwa kigaragazwa, tucyita objet. Ni ibyo mu Kinyarwanda sujet tuyita ruhamwa, verbe tukayita inshinga, objet tukayita icyuzuzo. Ni interuro yoroshye ushobora gukora y'Igifaransa, bikakwereka ko hari urugero umaze kugeraho uri kwiyongera mu kwiga kwawe, kwiga buri munsi. Ubwo twongeye duhure ubutaha, ndetse no muri komenti ndabakeneye mu bitekerezo ko icyo twahindura, ndetse no gutanga no kurayikinga kugira ngo search engine ya YouTube ijye ibaha ibiganiro byanjye byoroshye. Iyo urayikinze ibiganiro bikugeraho byoroshye. Murakoze, murakarama, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Subscribe, please. Subscribe on YouTube channel, Strong Star Channel. Subscribe, please.